igera igihe cyo gukamwa ikeneye chance maze ibintu bizarushaho kugenda neza. Ahasigaye rero Imana ibaha umugisha. Barakoze cyane, barashimye cyane, aramushimiye, ashimiye uko baje neza ndetse bimeze neza. Mpamagare wa mukobwa kandi ngushimire yuko unangosheje nkabangukwe aka kavuye bepfiriya mu Budage. Aka uje basomaho gakeya nubwo ubona ari gake gatoya, ariko ako kavuye mu Budage uzaja urasomaho kugira ngo umenye yuko wareze neza. Ahasigaye Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Mubambe amasi niko n'ubundi turacyabategereje tugiye kubareba baza gushura. Wambabariye kuri kubona nubwo umusore yari yakweretse inyinya, ariko kuri kubona iminwa yatangiye guhura ngasabye inyuna karisimbi wakabyara we akandamutsa nawe uyu musore akabonera ni gishoboka. Reka dusabe baramuzanye batuzanye. Umugeni wawe ntabwo ari ikiguzi rero musaza, ahubwo ni urwibutso kugira ngo igihe cyose uzajya tubona ujya wibuka yuko umugeni wawe wamumpaye natambuke neza n'ikibera inka, mwaramukunze kandi ni mukonsa inka, ukomeze nezezwe n'umuryango wawe. Umuvandimwe wese arashaka kandi Imana yakunze abandi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri ahanditse ku murongo wa 16. icyifuzo cyawe cyabonewe igisubizo. Abakobwa nakubwiraga mfite ngaba rwose, kandi wa mukobwa ari muri abo ngabo nakubwiye ko ari muri abo. Icyakora uko nkwiye kumuzi muvandimwe rero nakubwiye ko ufite abakobwa benshi kandi abakobwa bawe ni beza bose, kuko umutahira w'inka amaze kuvuga ko abakobwa bawe ari bakibera inka. Reka umagare wa musore, ariko ko ndi kubona iminwa itangiye kweguka. Ngaho rero biragaragara ko uri aba bakobwa ufite uwo wakunze. Reka utambuke gatoya, tambuka. uzamwereke ko watobukana tozwa n'ibindi aza kugabira inka ziwabo zose. Jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira. Jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori. Soyemeye inkwano ku manywa y'ihangu, banyogosenge bemeye kugutanga. Karumunaka ubu gasize he, dore uduteye irungu dusize mu icyuho. Wemeye nyabusa gukamisha ahandi, niko bigenda amahitamo yaje. Jaraberewe dore umugeni mwiza tumusanganira. Jaraberewe dore inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori.
yavutse ari umusendereze maze arusinga ijoro ryose araberewe umugeni mwiza tumusanganira araberewe turi inyamibwa mu bakobwa yambaye urugori araberewe turi umugeni mwiza tumusanganira umunsi w'ubukwe n'umunsi wo kugubwa neza no kwishima abakundanye bari imbere yacu bishimye natwe tuvuza impundu nyinshi tubifurije urugo ruhire bageni bacu amahoro ndetse no kugwa neza iteka ntibizasibe iwanyu urugo rwanyu ruzajye rwakira abashyitsi b'ingeri zose amahoro ndetse no kugwa neza iteka ntibizasibe iwanyu urugo rwanyu ruzajye rwakira abashyitsi b'ingeri zose amata n'ubuki mwifuza natwe twese nibyo tubifuriza urubyaro n'imbuto zituruka ku Mana tubifurije hungu n'akobwa kandi Uwiteka ubwe yirerere abo bana banyu amahoro ndetse no kugwa neza iteka ntibizasibe iwanyu urugo rwanyu ruzajye rwakira abashyitsi b'ingeri zose amahoro ndetse no kugwa neza iteka ntibizasibe iwanyu urugo rwanyu ruzajye rwakira abashyitsi b'ingeri zose Satani umwanzi n'abatera mujye mwibuka isezerano kandi mwibuke intwaro yanyu no gusenga Imana izabaha kunesha urugo rwanyu ruzabitabaza rumurikira isi amahoro ndetse no kugwa neza iteka ntibizasibe iwanyu urugo rwanyu ruzajye rwakira abashyitsi b'ingeri zose amahoro ndetse no kugwa neza iteka ntibizasibe iwanyu urugo rwanyu ruzajye rwakira abashyitsi b'ingeri zose ati ku buzima bwacu murakoze cyane atumva sheri ntukishwe n'inyota mpari aramwongera ati icyaka gishire ineza yiturwa indi njye rero nzaguha ikinyobwa inyota ishire murakoze cyane
ukagenda wambaye ubusa ukambura bwawe ukavaho kugaragara ikanzu nziza iteye amabengeza pe irarabagirana kurusha imaragarita ikwiye umugeni w'igikomangoma Mesiya umwami ukomeye umwana w'Imana ihoraho none ubu ndayambaye niteguye gutaha ubukwe yohereje impeta isizwe izahabu nziza n'ikimenyetso batazigera mpemukira ati icyizere ko bitagishize kera amamaza hose ubukwe bugiye gutahwa ayo masezerano nay'ukuri ntajya ahinduka uyakiriye wese aba yakiriye ubugingo ababaye umwana mu bagize ishyanga ryera agakurira ku birenge by'uwamucunguye abavuye mu rupfu ageze mu bugingo ngabo nawe akira Yesu n'umugingo igitaramo cy'iwawe ndabona gikomeje kurimbanya. kirakomeje kandi rero buriya reka ubwo mwagize neza maze basogongeze noneho ubone ukomeza ijambo ryawe Murakoze cyane. ariko muri gusoma Turakomeza gusoma rwose. gusoma rwose Murakoze. Igitaramo cy'iwawe ndabona kirimbanije. Biragaragara ko turarikesha kuko n'ubundi dufite amahoro, ariko wanyemerera kugira ngo iyi nkuru nziza nje kuyivuga mu muryango wacu mugari wa Sinabajije, kuko urabizi ko Sinabajije ari umusaza ubu rero aracategereje. Hari umwanya yasize harya ku muryango kugira ngo ategereze inkuru niba uturike aha ngaha. Ntabwo ngiye gusezera, ahubwo ndi kugira ngo nje kuba ari iyi nkuru kugira ngo ngaruke kwifatanya nawe mu gitaramo. Mbese hari wanyemerera kugira ngo iyi nkuru nje kuyivuga? rwose ndakwemereye iyi nkuru nziza ntabwo ari iyo guhisha, igomba kumvikana hose. ubwo rero dukurikije aho amasaha ageze ibyo bintu byaba nk'uko byifuje. Ubwo unyemereye rero reka nangire icyo ngusaba. Uwo musaza yari ari kuvuga ko ageze mu zabukuru, ariko ko yari ari gusaba ati uwo muryango ndawuzi n'ubundi iyo usabye uratanga, ntarasaza banyemerere noneho nibura bazampekera uwo mugeni ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu ariho Werurwe turi gushira amata. Ati noneho bimunsabire kuri iyo tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu azanyemerere azampekere uwo mugeni. Mbese nabyo mbimubwire yuko wamwemereye ko kuri iyo tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatatu uzamuhekera? uburenganzira ntabwo guhaye ngo widagadure rwose nabyo ndabyemeye. Yewe urakagira imana n'amafaranga. Ahasigaye iyo tariki sinshobora kuyica none nshaka isezerano. nuko reka nje kubimubwira. Ahasigaye noneho ndagaruka tutaramane Imana ibahumugisha. Yarakoze cyane ubwo wagiye kujyana ubutumwa noneho natwe tukabahekera. Ndagira ngo reka tugeje urugaso tubaragize Imana urugendo bagiyemo. Bagushimye izina ryawe rihabwe icyubahiro. Waturinze tukivuka tugeze muri aya masaha, umuhango wari uri ahangaha niwo wari uyoboye. Ndakwinginze ngo ubwo abashyitsi bagiye guhaguruka ahangaha bajya imuhira, aho banyura hose ujyane nabo, nibagera mu rugo dushima urukundo rwawe, ndetse natwe ubwo turi bufate umwanya tubakurikira ujyane nabo, twese nubasha kuduhuriza hamwe ikiduteranije ahangaha kigasohora amahoro, dushima urukundo rwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen.
kunesha